Muraho neza bakunzi b'inkuru nshyashya TV. Nanone aha rero ngiye kukubwira amabanga 8 ashobora gushyira ubuzima bw'umugabo mu kaga. Icyambere ni ukunywa inzoga nyinshi no gukoresha ibiyobyabwenge. Bituma umubiri usaza vuba, umutima ugira ibibazo, ndetse bishobora no gutuma umuntu apfa imburagihe. Ijambo ry'umuhanga yaravuze ngo first you take a drink, then a drink take a drink, then the drink takes you. Uwo witwa Scott Fitzgerald yaravuze ngo iyo ufashe icyo kunywa warangiza ukakinywa nacyo kigira ute kirakunywa. Ndetse bishatse kuvuga iki? Inzoga zigaragara nk'inyungu mu ntangiriro, ariko mu nyuma zifata ubuzima bwawe. Cya kabiri, udatekereza ku buzima bwe cyangwa ku buzima bwawe. Udatekereza ku buzima bwawe cyangwa guhatira umutima akazi kenshi. Kwa kundi abantu bavuga ngo barakora no stop bashaka amafaranga, ibyo bintu ntabwo bikwiriye, bishobora kugira ute kugushyira mu kaga. Kudaha umubiri umwanya wo kuruhuka bigabanya imyaka y'ubuzima. Ijambo ryavuzwe n'umuhanga avuze ati take care of your body, it's the only place you have to live when Jim Rohn niko yavuze. Sobanuye ngo umubiri ni inzu yawe ya nyayo, nutayitaho nta handi uzaba. Cya gatatu, udasuzumisha ubuzima, gupima kwa muganga cyangwa gupimwa. Kugendera ku ndumva uvuga ngo meze neza bituma indwara zigaragara zigeze kure cyane. Ijambo ryavuzwe n'umuhanga witwa Benjamin Franklin yaravuze ngo an ounce of prevention is worth of blood cure. Ni byiza kwirinda hakiri kare kuruta kuvurwa indwara zikomeye. Icya kane, udafata neza amarangamutima, stress n'agahinda. Ihungabana ry'amarangamutima ritavuwe rishobora gutera umutima cyangwa uburwayi bwo mu mutwe. Ijambo ryavuzwe n'umuhanga William James, the greatest weapon against stress is our ability to choose the one thought over another. Bishatse kuvuga ngo kugira ibitekerezo byiza ni indwara yo gutsinda stress. Cya gatanu, gusambana cyangwa kudacungira ku buzima bw'imyororokere bitera indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina cyangwa gusenya urugo. Ijambo ryavuzwe n'umuhanga yaravuze ngo witwa George Bernard Shaw, he who opened the door of blood closes the door of this own home. Ubusambanyi bujugunya ubuzima n'urugo mu kaga. Cya gatandatu, kurarikira amafaranga n'iby'isi kurenza ubuzima. Bishatse kuvuga ngo kugira imyumvire yo gushaka ibintu birenze ubushobozi bituma umuntu asiga ubuzima bwe. Ijambo ryavuzwe na A.G. Leb Mater yaravuze ngo too many people spend their health to gain wealth and then have to spend their wealth to regain their health. Hari abahambira ubuzima bwabo kubukire bikarangira barabuze byombi. Cya karindwi rero, dusatira icya nyuma, kudafata neza imibanire n'abandi. Inshuti mbi n'amakimbirane mu rugo ndetse n'urwango ruhoraho bishobora gukurura umuvuduko w'amaraso ndetse n'indwara z'umutima. Ijambo ry'umuhanga witwa Tony Robbins yaravuze ngo the quality of yourself is the quality of your relationships. Ubuzima bumeze neza, imibanire yawe ibimeze neza, cyangwa ubuzima bumeze neza, imibanire yawe ubigize ute bihagaze neza cyane. Cya munani, kureka kwizera Imana no kudafata umwanya wo gusenga. Umuntu udafite ahashingira mu mutima we no mu myumvire ahinduka indorerwamo y'ibibazo by'isi, bikamwica buhoro buhoro. Ndetse ijambo ry'umuhanga yaravuze ngo unless the Lord build the house, the builders labor in the vain.
bisobanuye ngo ubugingo butayobowe n'Imana buba mu kaga gakomeye. Nama rero ngiye kukwihera mugenzi wanjye, itaho cyangwa sigaho inzoga n'ibiyobyabwenge, wirinde gusambana. Jya ukunda gusuzumisha ubuzima no kwita ku mutima wawe. Wige kuganira no gukemura ibibazo mu mahoro. Shyira imbere Imana n'imico myiza. Shaka inshuti nziza kandi urinde amarangamutima yawe. Umwanzuro rero nanone ngiye kuguhereza muvandimwe inshuti yanjye, ubuzima bw'umugabo bushobora kugenda buhoro buhoro niba adafashe neza umubiri we, umutima n'umwuka we, ukoresheje ubwenge, gucunga amarangamutima no kuyoborwa n'Imana. Nibwo uramba kandi ugashyira ubuzima bwawe mu mutekano. Nguko Gandhi Mahitama yavuze, cyangwa Mahatma Gandhi umuhinde yaravuze ngo, it is health that is real wealth and not pieces of gold and silver. Ubuzima nibwo bukire nyakuri, atari zahabu cyangwa ifeza. Ese wakunze Inkuru Nshyashya TV? Niba warabikunze, duhereze like ndetse na subscribe, ni ingenzi, biradufasha cyane. Bibageza Gicegera Hili Fabien, ndabakunda, muhawe ikaze kuri uyu muyoboro wa YouTube channel nshyashya Inkuru Nshyashya TV. Utarakoze subscribe wahawe ikaze ndetse turagushimiye. Imana ikomeze ibaduhera umugisha. Ciao.